noneho Scovia yibasiye Kiramani ku bwa content Kiramani yazanye yo gukubita abakobwa ku mabuno bambara imenure. Arantengushye cyane, ari umukobwa rwatanga ikibazo ngo ngewe Kiramani arampohotera. Scovia nibatamuba hafi ibintu bizangirika. Uyu mutasi Scovia ibyo bikomeje kuba kamaramaza bitewe n'ibiganiro ari gukora muri ino minsi, yinjirira ashaka guhakinga cyangwa guhagarika amakontent amwe namwe yinjirizaga abantu mu Rwanda n'abacururiza ngo bavuge ibya Yesu ashimwe na Yesu azaza ngo binjize ibiceri. Ariko noneho Scovia akomeje kuba gatangaza. Uyu Scovia ibyo nubwo bikomeje kugorana, arimo arashinjwa no kuba muri saga ya Sabe Murungiusi ukomeje kwikoroza hirya no hino ngo yari urufito ruhagije Dogiteri Kanimba, ngo nyamara iyo nkuru ni Scovia wayizamuye ngo kandi nta shingiro nari cyo ifite, itavuga uburyo Sabe yatwaye amafaranga, kandi ngo burya Scovia ngo yaribeshye Kanimba ni muryerye na Sabe nta biceri yatwaye. Uyu Scovia rero ngo arimo aritambika mu makontenti y'abantu ari gucuruza. Ibi byakomeje gucanga abantu benshi. Scovia akomeje kuba umushyushya rugamba, dore ko ari utuma inkuru zose zigenda zicaracara hano ku mbuga nkoranyambaga, kuko iyo yagafashemo na ya nkuru yindi yari yarazimye irongera ikaka. Scovia rero kuba yihaye Kiramani njye ndabona rwose nta gikuba cyacitse. Uyu mutasi Scovia yaramenyereye gukora inkuru zo kuvugira rubanda abaturage hirya no hino, ngaho yaje gucacambura cyangwa ku mihanda gusesengura icyo bita gucacanga inkuru, kuzikuraho umwanda, kuzitotora no kuzihanagura, ngo arimo arangiza ibintu byinshi, ngo yakagombye kubasubira kuvugira abaturage, ngo niko bari kuvuga. Scovia ku mihanda ati Kiramani ibyo bintu ukora byo gukubita abana utuntu tw'udushyi cyangwa se inkoni ku mabuno babwira ngo bareke kwambara imenure, ibyo ntabwo ari byo, bigaragara nabi imbere y'abakiriya. Uyu mutasi Scovia wibasiye Kiramani nawe ibintu bye bikomeje kwanga, kubera ko Kiramani ngo ikiri gutuma acacambura cyangwa anyuza utushari ku mpenure z'abantu bakobwa, ngo ni ukubera ko ari gushaka kubanza kuba yabibutsa umuco nyarwanda barawutaye rwose, akeneye yuko bagarukiraho. Ahubwo Scovia nk'umubyeyi yakagombye gushyigikira Kiramani, kuko Kiramani ari gukora ibintu bikwiye. Uyu Kiramani nawe ibye ari gukora abantu benshi barabishima, cyane cyane yuko basakuje bavuga bati reka mutasi Scovia ntibishoboka, kuko ibintu uri gushaka gukora ntago ari byo. Abandi benshi aba content creator bababaye bifata ku gahanga, ntibinoneho mutasi Scovia azanye n'ibiki. Nyamuneka aburugaga rushinzwe abakoreye abanyamakuru mwegera uyu mutasi Scovia, kubera ko ibintu bishobora kuzangirika. Rero muvandimwe, tugendeye kuri iyo content ya Kiramani, nawe nk'umugabo kubona umukobwa wambaye imenure byakubangamira, kuko erega inzitizi nitwe zigeraho nk'igitsina hungu cyangwa igitsina gabo, kuko iyo urebye umukobwa ukuntu aba yambaye iriya menure bituma wijandika cyangwa se uzamura irari mu mubiri wawe, ukifuza kuba wagira uko wigenza. Ibyo ngibyo ngo Kiramani ngo nibyo ari gushaka guca, ariko mutasi Scovia ngo ntiyigeze abirenze, ngo yaravuze ati mureke abana b'abakobwa bari bidagadure, biyambure, bashyire ubusa bwabo hariya twese turebe, baburya amafoto bapostinge kuri Instagram. Abenshi batekereje yuko ari ibyo mutasi Scovia ari gushaka gushyigikira. Reka Scovia abishyigikire, ariko natwe Kiramani ku ruhande rw'abahungu nawe akora akazi kashinzwe, kuko birababaje kubona umwana w'umuhungu asuwe n'umukobwa wambaye imenure kugira ngo asohoke, biba ari intambara. Rero tugerageze twikwize, abakobwa nabo bikwize nk'uko kera bajyaga bikwiza mu muco nyarwanda. Nguwo ni umuco nyarwanda ukomeje gutakara cyangwa gukomeza kugenda uza mico bakurikiza iby'abanyaburayi, bagenda bagaragaza yuko abanyaburayi bambaye. Uyu Kiramani ngo kubanyuzaho agashari, sibye yuko nta birenza bari gushaka kugaragaza, ni agakontenti ke ari gushaka
kugaragaza ngo abantu bagakunde, ariko anakeburiremo aba bana b'amannyo cyangwa b'amataye bariya ngo bafite icyo bita nyashi na nyashi, abakebura kugira ngo babe bagaruka mu murongo ukwiye, bongere bikwize muri uyu murwa cyangwa muri u Rwanda rwa Gasabo, ibintu bikomeze kuba tambarare nk'uko bimeze, nk'uko umuco umeze neza, ibintu byakomeza bikibera ubunane. Mutesi Scovia nagarukira aho ngaho, nyamuneka ngo nabyumve. ariko nje nanone urundi ruhande nshobora kugarukira Scovia, kuko abategarugori b'abanyarwandakazi bafite amatako meza. Iyo bambaye imenure, abakerarugendo barushaho kuza mu Rwanda bakinjiza amadovize. Ahaha, ibintu bikomeje kugorana nubwo ari ibiremwa. Nyamuneka abantu bagira ukundi kuntu babigenza, bagire n'uburyo babyumvamo, bareke na Kiramani akomeze yikorere content ye, dore yuko bamwe bavugaga nti noneho Kiramani ongera ubahambiranye noneho nk'imiba y'inkwi ukubite kugira ngo babashe kumva. Erega content nibwo ubundi igiye kuryoha, iyo umwe azane guhana undi azane gushyigikira, ubundi dukomeze tubone umuriro kuri za social media. Content ikomeje kuba content. Kiramani ni umushoramari, ni umugwizatunga wabyihebeye muri filime nyarwanda, ukoreramo amafaranga atari make, urufito rutari ruke rwose. Benshi bamubara muri bariya abakomeye baraganira. Kiramani nta kibazo byamuzana, gusa nyine ikibazo kiri kuri wa muco nyarwanda tugomba gushyigikira no gusigasira, ibintu bikabasha kugenda neza. Gusa Mutesi Scovia nawe ku bijyanye na content batangiye bakora amakontenti ameze neza, cyangwa se n'andi makontenti y'ubuharabitsi, ayo yose amaze gucibwamo. Ubu content tugiye kujya dukora ntumbaze. Erega Kiramani nawe ari kuzana content y'umuco nyarwanda wa zamani, yibagiwe uko ubu turi muri viziyo. Erega iyi viziyo niyo Scovia yifuza, abana bacu bambare uko bifuza. Ibyo byo kubashyiraho akanyafu, ibyo byo byajyanye n'igihe cyabyo, kandi abakera bagiraga imico yabo. Ubu ngubu viziyo aho iri kutwerekeza ni mu iterambere. Umwana agomba kwambara uko ashaka, nimba ari n'ako gakarisa kagatamo akigendera mu muhanda nta kibazo. Igihugu ni umutekano gusa. So ngayo nguko rero ibintu, igihugu ni tambarare, wakambara uko ushaka, ni uburenganzira bwawe, dore yuko haje icyo bita uburinganire. Ibintu ni uburyohe, igihugu ni tambarare. Uko ari icyo mwumva mushoboye, icya mbere na mbere umuco nyarwanda wubahirizwe, kandi tugendere ku mategeko. Itegeko iyo rikugonze riraguhana, uvuga ko utarizi. Banyarwanda, banyarwandakazi, dusobanukirwe kandi